Akazitika Taraga nategemeajiwe malaika kaja kanpa jina mpya ule Gospel bisobanura inkuru nziza. Yego. Bivuze ngo ntago nshatse kuvuga ko muri sekira bagira inkuru mbi. Ariko hari nashonje. Twebwe abaririmba gospel dushaka turirimba ubutumwa buhindura umutima, ariko sinzi niba waririmbira umuntu ngo habibi kamukaze mubire mfite inzozi zo guhura na Don Moon na Benjamin Dube. Benjamin Dube, Aha. Yes, kanongeye mbaha ikaze ku Rugwiro Gospel channel yanyu, channel yacu mukunda muri benshi kandi natwe tukabakunda mwese ko mungana. Rero tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyacu cya Life Code. Life Code naho twinjira mu mabanga y'umutima. Amabanga y'umutima rero uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga y'umutima w'umuhanzi. Tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Ese ubundi umuhanzi tugiye kuganira yitwa nde? Leonard. Leonard ni izina ryawe bwite cyangwa ni agatazirano k'umuhanzi? Ni izina ryanjye bwite nubwo bakunda kunyita Leo Gospel, ariko nyine n'ubundi ni ibiganisha ku nkuru nziza. Ni ibiganisha ku nkuru nziza. Urakoze cyane. Ubwo wasura channel yawe yakwandikamo ngo iki? Leo Gospel. Ariko channel yawe ubundi igeze ku ruhe rugero? Bari kuza. Wowe warabona umuntu ukura channel ku bantu umwe akaba ageze kuri 200. Urareba muri kamera hariya kugira ngo abo turi kuganira bamenye ngo ninde turi kuganira. Tugeze kure ahubwo nawe urebye ikiganiro ngwino kuri Leo Gospel. Batumire rwose. Batumire bazi. Ese uwo watumira ku munota wa none yahasanga iki? Indirimbo nshyashya yitwa Sitasahau, indirimbo yitwa Umutangabuhamya, n'ibitaramo bigiye bitandukanye ngenda nkorera mu duce dutandukanye, byose biriho rwose nta rungu. Kuri channel kuri Leo Gospel nta rungu pe. Nta rungu nariki habe baze bashire rungu ni ukuri kw'Imana. Aha, urakoze cyane. Rero iki ni cya kiganiro cyacu cya Life Code. Numvise ubimbwira. Ngaho rero kagira inkuru. Life Code naho twinjira mu mabanga y'umutima. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu mabanga y'umutima w'umuhanzi. Nge n'uyu utandeba mu maso cyane ukirebera hariya nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Nge uzajya unyumvisha amatwi. Urakoze cyane. Ubu rero turashaka ko wivuga mu magambo atatu. Abantu bakamenya uwo uriwe binyuze mu magambo atatu. Murakoze cyane. Ni Leonard ufite ubumuntu. Ni Leonard wubaha Imana. Ni Leonard w'umupapa. Yego, urakoze cyane. Noneho rero ikibazo cya mbere kiragira kiti watangiye ryari urugendo rwawe rw'umuziki wa gospel kandi byaje bite? Ntangira gukora ku giti cyanjye cyangwa nk'umuhanzi cyangwa ntangira kuririmba. Reka twongere tugusubiremo kugira ngo abe ari wowe ubyumva neza, kuko naba nsa nkaho ngiye kugusesengurira kandi ari wowe ugomba kubyumva ukadusubiza. Kiragira kiti watangiye ryari urugendo rwawe rw'umuziki yego wa gospel kandi byaje bite? Nari mfite imyaka 12 ntangirira muri Chorale Dimanche, muri korali y'abana.
ubwo kuva ubwo mba ndatangiye ariko igihe cyo gutangira carrière solo kuririmba nk'umuhanzi nabitangiye muri 2023 bivuze ngo hashize imyaka 3 ninjiye muri carrière solo mbikora mbese nk'ubuhanzi. Urakoze cyane. None cya kabiri kiragira kiti niki cyaguteye guhitamo kuririmba gospel aho kuririmba izindi njyana? Nuko gospel bisobanura inkuru nziza. Yego. Bivuze ngo ntabwo nshatse kuvuga ko muri secular bagira inkuru mbi uko baririmba urukundo ariko gospel niko kwizera kwanjye kubera ko ndi inshuti n'Imana kandi nkaba ndi umwizeramana. Rero aho ngaho niho nashatse gukorera kubera ko ivomo ryanjye aho mvoma naho ngaho nyine mu butumwa bwiza iyo mpawe ijambo ryo kukugezaho cyangwa ryo kugeza ku bantu byahindura ubuzima bwabo cyangwa imitima yabo ngerageza kubicisha mu ndirimbo. Rero aho ngaho niho nyine mu rugo mu Mana mu buzima bwo kwizera aho ngaho niyo mpamvu ndirimba gospel. Yego. Noneho rero tugiye ku cya gatatu. Kiragira kiti ni ubuhe buhamya bwihariye bwaguteye kuririmba ibyo uririmba uyu munsi? Icya mbere hari ibyo nabonye kuri Kristo. Reka twongere tugusubiriremo. Nacyumvise kabisa. Ni ubuhe buhamya yego bwihariye ko Kristo ntekereza ko mutarahura ngo muhure agenda n'amaguru ko byagenda kose mu mwuka waramubonye no mu bihe bitandukanye waramubonye ariko ni ubuhe buhamya bwihariye bwaguteye kuririmba inyuma hakongera akavuga ngo ibyo uririmba uyu munsi? Ubu ni mbere na mbere ntago ubuhamya kuri njyewe ntago ubuhamya aribwo bwanteye kuririmba ahubwo njyewe nararirimbye ahubwo nisanga hari igice nibandaho iyo ndimo ndaririmba. Icyo gice rero nibandaho akenshi nkivoma mu ijambo ry'Imana. Yego, urareba muri kamera hari ijambo ry'Imana. Iyo nsomye Bible ijambo rimfashije nkumva rihinduye ubuzima bwanjye ngerageza kuryandika ariko noneho ibi ubuzima tubamo bwa buri munsi twebwe nk'abantu iyo ugiye kumva indirimbo zanjye wumva harimo message. Ni ubuhe buhamya bwihariye bwaguteye kuririmba ibyo uririmba uyu munsi? Ni ubuzima bwa buri munsi ubuhamya cyangwa se igihamya cyanshoboje kuririmba ni uguhura n'Imana guhura na Yesu. Urumva njye mpura na Yesu twahuye ubuzima bwanjye buri hasi ku itaka. Urumva nta byiringiro by'ejo hazaza nta cyizere cyo kubaho ubuzima bwanjye mbona burahindutse mbona burataburutse mera nk'uzutse. Ubwo buzima bundi bwari bumeze gute? Navuga ngo uko kuzuka narimvuze uyu muntu wari uzutse yari azutse ahagana he? Urabona hari ukuntu uvuka ukisanga uvukiye ahantu sibyo? Niba umuzi agatara k'agatodowa kubona peteroli yo kugashyiramo naho ari ikibazo sibyo? Ukisanga udafite gikurikirana sibyo? Aho niho nari mvukiye cyangwa se navukiye. Kuvukira ahantu hasa gutyo hameze gutyo uyu munsi nkaba mpagaze hano umbonye nitwa Leo Gospel cyangwa se nitwa Leonard. Urumva njyewe ubwanjye ndi igihamya kinyemeza ko ibyo ndirimba iyo mbihuje n'ijambo ry'Imana nkakora mu byo Imana yankoreye cyangwa nkareba mu byo Imana yankoreye nkareba n'ubuzima tubamo bwa buri munsi twebwe nk'ikiremwa muntu. Uwo muntu wavukiye aho hantu umuntu wabaye muri ubwo buzima uyu munsi akibona ashobora guhagarara ashize amanga ari umupapa uguhagaze imbere.
ibyo byonyine bituma numva mfite muri ngewe urukundo rw'Imana, bigatuma numva nkwiye kubwira buri kiremwa cyose gishobora kumva ururimi mvuga, n'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda tugerageza kubabwira ko nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Ibyo rero nibyo, aho niho iyo nshingiye ku mateka yanjye, nshingiye ku mateka y'ikiremwa muntu, ubuzima tugenda ducamo uko bukeye n'uko bwije, numva naririmba. Amateka yakomereye ubuzima bwawe ni ayahe, ku buryo waba ufite amateka afite ubuhamya bwatuma uririmba? Urareba umwana uvukiye mu muryango utari bushobore kumukurikirana, sibyo? Iyo mvuze gukurikirana umwana, ni muri ya mezi 9 bajya bavuga. Yego. Umwana aronka amezi n'aya, arya indyo yuzuye. Ni iki cyatumye se Leo mu mezi 9 yaba atarafite umuntu wamukurikirana? Ntabwo na blaminga papa cyangwa ngo mvuge kuri mama ngo ntibagize gutya cyane ntibagize gutya, gusa nyine nabo ntabyo bari bafite, nubwo ubuzima bwari buri aho ngaho. Hanyuma buriya urebe mu myaka nk'ingahe nari ngize, nibwo nisanze ndi kumva induru hirya hino, amasasu. Urabona nawe umwana ufite ubuzima nyine bwo kuba kwa kundi umwana agera mu myaka yo kureba, wareba ukumva induru, watangira ukumva ibintu nyine umuntu adakwiriye kumva, sibyo? Ubwo ndimo ndavuga muri cya gihe. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Murambabara wenda nyivuze gusa, urabona umwana utangiye kumenya ubwenge, utangiye kumenya kwijyana akigarura, urumva nari ntangiye kumenya ubwenge hagati y'imyaka 7. Yego. Noneho ukisanga wavukiye muri bwa buzima bw'ahantu, muri rwa rugo rudafite ukuntu ruzagukurikirana, sibyo? Noneho ugiye no kugira ubwenge, wumvise muri wowe cyangwa ubonye hirya no hino ibihe bitari byiza, kurasa, hano bari kuvuza induru, hano uri kwirukanka, urakana, urumva? Ubwo ndavuga mu gihe cyo muri bya bihe twavuyemo nk'Abanyarwanda, duhora twibuka umunsi ku wundi, kwisanga aho hantu. Noneho rero reka tujye ku cya 5. Birumvikana amateka yawe ni maremare, dushobora kuguma ku mateka ntitumenye ibindi bikurikiye amateka. Noneho tujye ku cya 5 rero, ni iyo icya 4. Ubwo urumva twari tukiri ku cya 3 cy'ubuhamya, tugiye ku cya 4. Ni iyihe ndirimbo yawe ifite amateka akomeye kurusha izindi? Ni indirimbo ebyiri. Twakubajije imwe. Indirimbo imwe ni indirimbo yitwa Umutangabuhamya. Yego. Barabyumva neza rero, bajye kuri Leo Gospel barebe indirimbo yitwa Umutangabuhamya. Umutangabuhamya yawe ifite ayahe mateka mu magambo 3 yihariye? Icyambere ivuga ku muntu, ni ijambo ry'Imana. Icyambere ivuga ku muntu wari uri ahantu ku kidendezi hamaze igihe. Icya kabiri ni umuntu Yesu yakijije ku munsi w'isabato. Icya gatatu ni uko ndi igitabo. Urakoze cyane. Rero twagiye ku cya 5. Iyo wandika indirimbo ni irihe, ni hehe uhera ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuzima bwawe? Uti? Iyo wandika indirimbo ni hehe uhera ku ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ubuzima bwawe? Mpera ku ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Aha twagiye ku cya 6. Ni ibibazo bikomeye wahuye nabyo muri uru rugendo rwa gospel? Urugendo rwa gospel, ibibazo nagiye mpura nabyo. Yego. Kubura amafaranga. Icyo ni kimwe uraduha nka 3. Umuziki urahenda. Uraduha nka 3 kugira ngo icyo tukirenge. Kubura amafaranga. Yego.
kurwana no kwera imbuto. yego Urumva? yego icya gatatu byari uguhereza umudamu wanjye cyangwa kumwumvisha ko ndi umuririmbyi. yego Yeah. urakoze cyane. Tugiye ku cya karindwi. Ni iki wumva gitandukanya umuhanzi wa gospel n'undi muhanzi usanzwe? Twebwe abaririmba gospel dushaka turirimba ubutumwa buhindura umutima cyangwa imitekerereze y'umuntu yari mibi ikaba myiza. Turirimba ubutumwa buhindura umuntu w'umwuka w'imbere n'uw'inyuma ku mubiri. Sinzi niba unyumvise, kubera ko nshobora kuririmba ahantu mu giterane hari umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge. Yego. Urumva? Wabigize icyo kurya cye cya saa sita na nijoro na mu gitondo. Yego. Naririmba gospel nkora agahindurwa n'ibyo ndimo ndaririmba. Yego. Ariko sinzi niba waririmbira umuntu ngo habibi kamukaze mubire, sinzi niba waririmbira uwo muntu. Urumva? Sinzi niba waririmbira iyo ndirimbo uwo muntu akaba yahindura imitekerereze n'ibyo akora. Sibyo? Yego. Biragoye. Aho niho wafata gospel ukayitandukanya na secular. Okay, urakoze cyane. Twagiye ku cya munani. Ubutumwa bwawe bw'ingenzi uba ushaka kugeza ku bantu ni ubuhe? Ni ukumenya Kristo no guhishirwa Kristo, bakamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, mu buzima bwabo, bakizeza umutima ko ari we wapfuye akazuka. Noneho twagiye ku cya 9. Ni izihe nzozi ufite mu minsi iri imbere? Ari kuri alubumu, konseri na korabo. Shaka Urugwiro Gospel Family TV, niba mbivuze neza simbizi, mfite inzozi. Iki ngiki uzaba ari cyo abantu, ibi ngiye kuvuga uzaba ari byo abantu. Mfite inzozi. Mfite inzozi zo kugeza ubutumwa bwiza ku isi hose. Icya kabiri kiri muri uko kugeza ubutumwa ku isi hose, mfite alubumu yanjye ya mbere nshya izasohoka bwa mbere yitwa Umutangabuhamya, new album niyo yanjye ya mbere. Mfite inzozi zo gukorera igitaramo muri BK Arena. Mfite inzozi zo guhura na Don Moon na Benjamin Dube. Ndabizi neza yuko ibyo byose nibifashe nyine ni ibintu bimbamo, ni inzozi zimbamo, mba numva ndota gutanga ubutumwa ku rwego rw'isi. Imana izabigufashemo kabisa. Aha twagiye rero ku cyanyuma. Uzaduhamagare, igitaramo cyawe tuzagitaha, tuzacyamamaza, ibyo byose tuzaba duhari. Iki cyanyuma rero ni irihe jambo waha urubyiruko rwifuza kujya mu muziki wa gospel? Icya mbere baba niba ari abakristo nta kibazo baza, ariko hano muri gospel ikintu kiba gishaka ko cyangwa se ugomba kwitwararika ni ukurinda ubuhamya, kwera imbuto, kugira discipline, guca bugufi, kubaha no kubaza ibyo udasobanukiwe. Kuko akenshi ikibazo nabonye muri gospel, reka nkivugire hano, simbizi wenda niba muri bifate neza, ariko mwihangane mubifate neza. Mu rusengero abantu bakunda kuba abanyamwigendaho. Sinzi impamvu nubwo tuba dufite insengero mu Rwanda, turi mu gihugu gitekanye kimeze neza, nshimira Imana yakiduhaye n'ubuyobozi bwacu,
noneho hahandi ubugingo bwacu burererwa, hahandi ubuzima bwacu buhererwa iyo disipurine, kuko wambazaga ngo ni iki nabwira barimo kuza. Kubona abantu bagukurikirana mu itorero cyangwa mu rusengero, ushobora gukora ikosa bakaba bakubwira bati ngwino tukugire inama, ni bake pe. Yego, njyewe nta muntu nigeze mbona mu rusengero mu myaka ngize, ntawe nigeze mbona wigeze amamagara nakoze ikosa ngo ambwire ngo iri ni ikosa wakoze, urumva, rikosore witware gutya witware gutya witware gutya. Hanyuma rero ikintu nashaka kuvuga ngo abantu turi mu nsengero, abantu turi mu muryango wa Gikristo, duhugurane, duteshe, ducyahane, sibyo? Ngiye ntibyambayeho, ariko abasigaye barimo baraza tubibakorere. Nanjye ntabwo ndagera kure hatagirwa inama, nta naho nzagera hatagirwa inama. Nanjye ndabakeneye, abasaza b'itorero, munyegere, munganirize, ibyo mubona nakora bikaba byiza. Thank you, ndabakunda cyane, niyo mpamvu rwose navuga uko kuri. Urambariye ikuteri uturirimbire imwe mu ndirimbo zawe. Akazuba komana kuko imwe mu ndirimbo zawe urahita ubwira ati guturangire uyituririmbire. Okay, murakoze cyane rero, mugende kuri Leo Gospel murebe indirimbo yitwa Sitasahau. Sitasahau imaze kugira views zingana iki? 1300 gutyo. Okay, ese bitekereje ku bantu bafite views miliyoni nk'aba Jeben, ukajya no ku yandi makorali afite bene izo views, wowe iyo urebye kuri izo views utekereza iki? Hari umunsi ikintu mba ntekereza ni uko nta kure habaho Imana itageze umuntu. Nanjye byanze bikunze ibyo ndirimba ntabwo ari bibi. Twagiye witegura no kwinjira mu ndirimbo. Message Imana yampaye ntabwo ari mbi. Twagiye rero kuri Sitasahau. Kwere. Indirimbo nakwita ko igezweho kuri igezweho pe, dore na hano niyo barimo barumva. Twagiye. Sitasahau akajitwika shida zangu na kunilipia deni zangu. Damu yako sitasahau, ulinipa upendo una maana. Asare utari kuririmba, ulinipa upendo nani sitasahau. Wakati vita zilikuwepo nyingi zaidi, ulinishika mkono, ukanificha maadui wangu, ukanihurumia badala ya kunihadhibu. Wakati binadamu alikuwa akisema kama haiwezekani, nategemea jiwe, malaika kaja kanipa jina mpya, upendo sitasahau, ukamwaga damu yako, ulinipa upendo. Utari kuririmba, utari kuririmba. Wapi ntago nyizi. Utari kuririmba. Aho ugiye kuririmba ibiki? Ko ndeba wicanga cyane. Ntago ndi kumva.
reka rero tugushimire Leo Gospel kubana natwe. Thank you. Kandi Imana ikomeze intambwe zawe Ishyiremo imigisha pe. Mu muziki gumye gushyigikira. Amen. Kandi aho abantu batari Imana irahari. Umuziki ni ikintu kitoroshye. Tuvuge ngo Imana itanga amafaranga ku ruhande rwawe kugira ngo inzozi zawe zibashe kugenda uko ubishaka. Ngaho rero gira amahoro naho ubutaha. Asante sana, ndabakunda kandi topic nziza cyane ndayishyigikiye. Life code. Ndayishyigikiye ni ukugira ngo abantu tubone uburyo twajya dusohora amarangamutima yacu tuyaganira n'abandi. Erega burya ngo akatagurutse n'abataganiriye ntago bamenya icyabaye. Kuganira biraryoha cyane. Life code, thank you. Nakagaruka buriya ubutaha tuzaza. Sawa.